bimeze uko ari bafashe umwanzuro wo kubana n'uyu muhungu ariko inda ntago ari ntago ari none se ubu abantu benshi bari biteguye gutaha ubukwe bwanyu bibamenye sanga ababyeyi bari kuza baje mu bukwe sanga abantu n'abaririmbyi turirimbana muri korali barahari ngoboka ndamubwira rero ngoboka dutahe kuva tumenye situation y'aba bantu ubwo nyine cyari ubukwe kirapfuye tuza gukora inkuru dukora inkuru navuga ati uyu munsi wari ufite ubukwe ariko burapfuye n'abantu bari hafi yo kubutaha mutaza kuza kubutaha ubukwe bwa Bosco na Natasha bwahagaze n'icyabwije urumva kuri tere nari ngize gute nari mvuye ngize gute nyimenye sibyo n'icyabwisha wari ukizi none ntakizi cyari bwishwe n'iki rero kugira ngo mbaye inkuru ndaje ndayibahumura kuko nyirubwite yayishyiriye hanze iyo atayishyira hanze ntabwo nari kubivuga ubukwe uyu munsi niwe ugize gute ibuhari byanze bikunze iyi ntago ari inkuru nubwo itajya kuri YouTube n'ubundi nari nsanze quartier y'umurindi wose iyizi noneho urabizi ko icyo bita source muri offline iyo ibiriho ibindi n'ubundi uriya mukobwa niwe na online dupfa kugerageza ubukwe bwa Bosco bwapfuye nk'iyi nkuru ya Natasha nagakwiye kuyigishirizaho urubyiruko ubundi duha inkuru neza yuzuye kuko urumva niba byarageze naho bavuga bati turaguhagarikira mu itoro bivuga ko ibyo bintu wari ubizi wari ubifiteho amakuru ahagije nari mbizi duheye amakuru ahagije jewe Yes, reka nanjye basuhuza mwese abadukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwamuherere hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana abane nawe kuri kamera n'ubundi mwabonye turi kumwe na Prince Robert umeze gute? Ndashima Imana nuko rimeze neza. Bintu na amahoro. Ibintu bimeze neza. Kundeba urangariye muri telefone. Narindi gusoma ijambo ry'Imana. Giye kuduha ijambo ry'Imana se? Giye kuduha ijambo ry'Imana. Siyo ritubeshejeho. Yani ngo umuntu ntatungwa n'ibiryo gusa. N'ibyo kurya gusa. N'umutsima gusa. Ahubwo ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ari kureba mbega umugati utanga ubugingo. Kabisa. Roba ejo mundi hari inkuru twakoze. Hari cyangwa se hari inkuru wakoranye na Ngoboka. Yego. Bivuga ku mukobwa witwa Natasha. Yego. Na Bosco. Na Bosco. Bari bafite ubukwe ku itariki 30. Kuwa gatandatu ejo bundi. Gatandatu ushize. Kwa Pasika. Ubukwe buza guhagarara. Era nkuru nabonye ariko abantu muri comment bavuga bati mwavuze amakuru nyakuri kwa makuru muyazi cyangwa se kwa hari. Yego. Ko naje kubona amakuru nyakuri wowe nawe urayafite cyangwa ni bya bindi byawe? Bya bindi byanjye. Akwevuga nushaka kuzaneza abantu. Yego. Nushaka kuzaneza abantu bakajya ngo hari ibyanjye ngira. Ubwo muziki nevoda bamora nuko hari ibyo navuga ngo mbishyire ku mugaragaro. Ubundi Evo niba hari ikintu kigora cyambere kibaho urabona ubuzima tubamo kubera ari ubuzima donc dukora tukabona icyo kurya ariko abandi bantu bamenya amakuru menshi dutandukanye na wa muntu wigira gusenga kwa gatandatu sibyo? Yego. Ku cyumweru nabwo agajya gusenga ariko kuwa mbere akabyuka akajya mu mujyi wenda n'urugero akajya kwicururiza akajya ku mashini y'akadoda. Kamfate nk'urugero rwa hafi nk'iyi nkuru. Yego. Abantu bo muri famiye y'uyu mushiki wacu kugera ku rwego bya affecta no ku rwego rw'itorero. Yego. Banyandikiye message nyinshi. Hoyas. Hari umuyobozi w'itorero wanyandikiye arambwira ati ibintu wakoze turaguhagarika. None se urakoze amakosa se? Nakoze ahubwo nyine nibyo ari kukubwira. Uku tubaho turya cyangwa se tubona umugati. Twakoze inkuru zirebwa n'abantu benshi sibyo? Bamwe niba byishimira bishima ryari bishima iyo uzanye inkuru y'undi muntu wo hirya bakareba
ariko wavuga ariko iyabo wayivuga hakazaho ikibazo sibyo nk'uburyo nari nakoze iyi nkuru byari nari nayikoze neza nakoze privacy y'umuryango noneho haje kubamo ikibazo rero sasa abataziranye n'uyu mukobwa witwa Natasha witwa Emi wihumura yagize agucya ati waramutse neza Natasha arangije abishyira ku rundi rwego rikumva naho abatwandikiye bavuze ngo mwavugishije ukuri kamakuru ari aya naya sibyo rero abantu nanone mujye mwishima niba tubabwiye ati wenda Papa Paul wa kabiri yakoze iki ngiki 9 mukabisoma mukabimenya mujye mumenya ko hari igihe kizagera namwe ubwanyu ari naho reka tugaruke ubona intambara muri no minsi abitwa bavuga butumwa bari kurwana n'izina ryitwa Bosco Empire cyane bari kurwana naryo kubera iki bamenyereye kubaho bavuga abandi none harageze ko nabo bavuga ibyabo bajya kubacukumbura uri kumva babazana bamwe bakagira gute bakarakana iyo umuntu ari kumva inkuru z'ahantu abantu bapfuye ngo muri Kongo ngo hapfuye abantu 3,000 abayumva nta kibazo ariko ni hapfu umuntu umwe we ku giti cye ararira niyo mpamvu ariko umugani robo ubundi kamera muntu uzamugani sinzi ukuntu iteye nk'ubu njye mbona ukuntu abantu birwa bageze intambara muri Kongo yes cye bikambabaza bazi ko ari abantu bari gupfa juste ariko iyo hapfuye umuntu baziranye hano reka be no mu muryango we wa wundi wa umwegereye kabisa aratatabaza ama status atabaha yarabizi ko n'abari gupfa hari nabo bafite imiryango inyama n'amavu Yesu yatanze itegeko rikomeye kubizera aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ugize gute wikunda shabira ibintu birambabaza yes yego sinkigikiye ko muri Kongo hapfa abantu sinki nabo wenda reka twemere ko baba barimo babije ariko se ariko uburyo waretse kujya muri Kongo waretse kujya muri Kongo ejo nabonye inkuru y'uwitwa Juste n'umugore we sibyo uri kumva yakoze impanuka gusa nta nubwo nta n'ikibazo cyabaye umudamu atuwiteka we wimutwara ndacyamukeneye kandi ndakeka afite smartphone buri munsi yajyaga areba inkuru umugabo wakora kuri Asiya sinzi niba uri kunyumva neza ariko we kamubayeho gatoya wabonye ko yagarutse mu rugo indura yihaye umunwa ikiremwa muntu muteye mute nk'iyi nkuru ya Natasha na Bosco iyi nkuru uburyo yubakitsemo ngewe icyambere nta kosa nakoze sinigeze nakamako inkuru abantu bo mu muryango w'impande zombi ntabavugishije turi kugendana nakoze ikiganiro uko mbyumva n'icyagakwiye kuba cyakabaye sibyo abantu rero ntabwo bazi gutandukanya icyo bita amakuru n'inkuru sibyo amakuru mu itangazamakuru ni ukumenyesha abantu sibyo nk'ubu niwe narakoze inkuru ku wa 6 uti ubukwe bwa Bosco na Natasha nibukibaye yego uribuka umuntu umwe wari uvuye Nyagatare waduhamagaye akatubwira ati yo Imana ibamugisha narinje mu bukwe bwabo none menya amakuru ku buryo bamvunye amaguru uwo muntu amenya amakuru nicyo rero abanyamakuru tugize gute tubereyeho mutwakire muri societe ahubwo mumenye ngo nimukora ikintu cyakwigishirizaho abandi iyo nkuru niyo somo tuzarifashisha twigisha iki abandi kabiri mbatangarize ko umunyamakuru wese ukoze ikosa hari uburyo bw'umurongo bwo kugira gute kumuhana no kurikosora yego sibyo sasa rero abantu bashaka amakuru yandi yisumbuyeho mujye kwihumure mwumve ibintu Natasha yagize gute yatangaje sibyo evode muntu wanjye ariko nibyo cyangwa wenda cyangwa nkanabikotinga uretse tubyumva ariko nari mbizi wari ubizi ejo gukora bafashe umwanzuro wo kubana n'uyu muhungu ariko inda ntabwo ari yego ntabwo ari iyo none se ubu abantu benshi bari biteguye gutaha ubukwe bwanyu ntibatangiye kubahamagara bababaza impamvu ubukwe bwapfuye ko mwiteguye n'ibiki nande njye nta wampamagaye ariko wenda we ubwo afite impamvu wenda we yaramuhamagaye ndavuga kuri sayidi yawe Natasha kuri sayidi yanjye
njye ntawampamagaye usibye mu rugo niba twavuganye. wenda ukuntu nari nabonye amafoto yawe yo muri bridal shower ngira ngo wari umaze kubyitegura nk'umugore ugiye gushaka umugabo se urumva utari wamaze kwitegura already. yatangaje byinshi nyine nuko byabaye. anyway wenda reka turekere aho ngako urumva hajemo ibintu bibiri nyine umunyamakuru yaramubazaga sinzi niba yarabizi ko ari kumuri ashobora kuba atarabizi sibyo ashobora kuba atarabizi kuko urumva yahise yemera ko yari atwite we yarabizi ko atwite ariko inda atari ya Bosco ndetse n'uburwayi ko yari abufite nabyo yarabyemeye twe turi gukotinga inkuru yo kwihumuretifu urumva ari naho mbwira abantu mudukurikiye ubu isi njya nkunda kubivuga buri abantu sinzi niba bajya bakurikira ibiganiro nkora njye nkunda kuvuga ko ndi umuhanuzi sibyo nk'ubu nigeze nakubwiye ngo noneho ngiye kuzajya ngarurira ibiganiro twagiye dukorana twongeye tubyuze kugira ngo abantu babyumve neza ubwashize nibuka ikiganiro nakubwiye ngo isi yisatuyemo ibice bibiri hari igice kiri online n'ikiri offline ubu muri online abantu ntibafitemo imiryango cyane hari abantu n'ukuri tugira nk'umugeye nka Yada sibyo Yada ni umuryango munini dufite abantu tutaranasuhuzanya n'umunsi n'umwe dufite abantu tutaranahura n'umunsi n'umwe ariko bishuti zanjye ndwara bakamenya ko narwaye nabo bahura n'ikibazo bakamenya ko nkabimenya ko bafite ikibazo iyo ni online tukagira na offline abantu rero biga kubaho muri ubu buzima bwa offline na online izi smartphone mutunze zabaye kimwe mu bice by'ubuzima bwanyu ari nayo mpamvu mukwiye kwitonda buriya umuntu naguhamagara amagambo warenguye kuri telefone uri kuvuga ujye witega ko ejo bazayazana hano ari tuye tubibona bigaruka ubwo abantu badukurikiye mu bimenye nujya kuri telefone ugatuka umuntu ngo ni ikimara ni ikigoryi ni igicucu ubwo uvuga ati ibi bintu mvuze ari naho ari umushiki wacu ejo bundi waduhaye ikiganiro nakunze kivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka sibyo Theogene nari kurwana na audio aze ngo aryamye mu buriri we na Noel ngo bari kuganira kumbi biraza kugera kuri korode ariko ngo yarazi ngo nta kantu ngo yanaze hanze ngo kugira ngo abarebe yakanaze hanze sawa bari kurwana nako sinzi niba uri kunyumva neza uyu mushiki wacu rero nawe yabishyize ku rundi rwego sibyo ngewe rwose bari banamamagaye na ngoboka bati icyo kiganiro gikureho tubikuraho nindi muntu kiwagumya kubikuraho kandi nyirubwite noneho yabishyize ahabona yabyitanga n'abandenganya ngo muraza kumagarika mu itorero ni mu manze ko nyirubwite yabyitangarije sibyo ni ukuri isi niyakire ko isi yasatutsemo kabiri hari igice cya online n'icya offline uyu munsi umuntu ariba igice cya online kikamenya ko ari umujura n'icya offline kikajyana amageragere ntiwabonye utwana tw'udusore ribu yatweretse twibaga si turi mageragere ariko zino dusitari kuri online ni ku isi uyu munsi turi mu isi twavukiye muri generation igoye se ko bataraje mageragere baracyari kuri ribu ariko amaherezo buriya byanze bikunze kubera ko bego inzira barimo niyerekeza hari uburyo nabonye amaboko yabo ameze hari aho byerekeza bega ikiro cyo nuko bari mu maboko atarayawe kandi ayo maboko ngo ashinzwe kugenza icyaha kugikumira uri kumva no kugihanisha sibyo buriya abantu mudukurikiye nk'ubu Evo nk'iyi nkuru ya Natasha nagakwiye kuyigishirizaho urubyiruko sinzi niba uri kunyumva neza ubundi tutaragera wenda ku cyo uyigishirizaho urwo rubyiruko ubundi duha inkuru neza yuzuye kuko urumva niba byarageze naho bavuga bati turaguhagarikira mu itorero bivuga ko ibyo bintu wari ubizi wari ubifiteho amakuru ahagije nari mbizi duheye amakuru ahagije yewe reka mbahe inkuru ariko itagamije gutwika ahubwo igamije kuza kwigisha yego umugabo witwa Ngoboka tujya dukorana sumuzi ndamuzi yaramamagaye arambwira ati twagize ibyago roba yabyise ibyago yewe rega ni ibyago byo rero kandi ni ibyago akuzi gupfusha ubukwe kwa twari dufite ubukwe muri famiye nayo ngiye kumureba ku murindi ku isoko uri kumva abantu banatuye muri kara gace mugiye kujya kumuhahira acuruza imbuto namamarizemo si byose turi mu isi ya online
ndangije ngeze ku murindi ndamuhamagara arambwira ati Roba ntago mari ndi hano hantu aha n'aha twagize ibyago bimeze bite se aransobanurira njyayo ngezeyo nsanga koko niko situation imeze icyari ubukwe bwaraye buhagaritswe sanga ababyeyi bari kuza baje mu bukwe sanga abantu n'abaririmbyi turirimbana muri korali barahari ngoboka ndamubwira rero ngoboka dutahe kuva tumenye situation y'aba bantu ubwo nyine cyari ubukwe kirapfuye tuza gukora inkuru tuza mu kazi nk'aba YouTube dukora inkuru ndavuga ati uyu munsi wari ufite ubukwe ariko burapfuye n'abantu bari hafi yo kubutaha mutaza kuza kubutaha ubukwe bwa Bosco na Natasha bwahagaze muba dukurikira mu basesengura iyo yari inkuru kuri YouTube sibyo iyo yari inkuru urumva ko twari tubonye iki inkuru turayikora ariko tuyikora nk'abakristo turagati rero n'icyabwije urumva kuri tere nari ngize gute nari mvuye ngize gute nyimenye sibyo n'icyabwisha wari ukizi none ntakizi cyari bwishwe n'iki rero kugira ngo mbaye inkuru ndaje nayibahumura koko nyir'ubwite yishyiriye hanze iyo atayishyira hanze ntabwo nari kubivuga arangije ndavuga rero ubukwe bwapfuye ariko se niriye somo tubwigiyeho bigenze gutya na gutya turayikora tukimara kuyikora niyo yazanye izo nduru ngo twashyize umuryango hanze ariko nabaganira rero nubwo muri kuvuga ngo twawushyize hanze hari urubuga rwa WhatsApp ruriho message ivuga ngo bene data tubashimiye ko mwadufashe kuduha intwerano n'iki ubukwe uyu munsi ni ugize gute ibuhari byanze bikunze iyi ntago ari inkuru nubwo itajya kuri YouTube n'ubundi nari nsanze quartier y'umurindi wose iyizi noneho urabizi ko icyo bita source muri offline iyo ibiriho ibindi bindi n'ubundi uriya mukobwa niwe na online dupfa kugerageza gushyiraho ibitatuma natwe tumera gutya sibyo ndaye nabaga rero ntago nge nakoze ikosa icyambere nta muntu wo mu muryango nigeze nkora icyo bita nta nuwo nigeze nataka sibyo inkuru nyikuraho maze kuyikuraho siyashize nk'umunsi umwe mbona kuyihumure Natasha yivugiye ibintu bye byose uko bigize gute uko biri mbikotinge rero ubukwe bwa Bosco bwapfuye buturutse ku kinyoma cy'umukobwa wamubeshye sibyo namubwiza ukuri ari n'abajeni benshi bajya gukora mariage bagahisha bagenzi babo babimenya bikabyara ikibazo uyu mukobwa yari atwite kandi yari abizi ko atwite kandi we yari abizi ko atwite kabiri yari arwaye yari afite ubwandu abizi neza ko abufite hanyuma rero Bosco aza kumenya information ku munsi wa mbere y'uko ubukwe buba ahita aza kumufata aza gukoresha test asanga nibyo sibyo aravuga ati rero ngewe ku giti cye nka Bosco afata umwanzuro ati sinakora mariage niki n'uyu muntu sibyo ariko ni ibintu byumvikana nicyo cyatumye inkuru igira gute ihagarara hanyuma muri iyo nkuru harimo byinshi uburyo umuryango wari wariteguye uburyo umuryango wari utegereje gukoresha no gushyingira urabizi bagiye mu murenge abatwereye no ku ruhande rw'umuhungu ni ibintu byinshi cyane kugira ngo umuntu akoreshe ubukwe murabizi ko ari depense z'amafaranga mushobora kubona amafaranga mu buryo runaka donc bugiye butandukanye mu nkwererano mu byinshi mu gufata inkwano mu gushaka kugira ngo ubukwe bugende neza ushobora no kujya no muri banki ukaguza n'urugero sibyo ibyo bintu byose rero ni ibyo byabaye kuri iyi nkuru ya Natasha ubukwe bugira gute burahagarara ese Roba reka ngarukire ku madini cyangwa se amatorero ajya afata abageni akajya kubapimisha yaba kubapimisha ko bafite ubwandu yaba kubapimisha ko batwite yego aya madini aha ntiyaba ari mukuri akaba ashobora kuba yakumira ibintu nk'ibyo bishobora kubaho kuko urumva niba Bosco yarageze ku munota wa nyuma na Natasha batarigeze batekereza cyangwa se batekereza kujya kwipimisha yego kugeza ubwo agira amahirwe ayo makuru akamugwamo ninjoro ari muri stress z'ubukwe akavuga ati no reka nere kubirenza ngo reka njye kwa muganga kuko dukore test aya madini ntiyaba afite ukuri kwinshi
kwemera gufata abakristo babo mbere yuko bakora ubukwe bakajya kubapimisha. ariko kuko reka ngoye nk'urugero rworoshye twebwe bagiye kudupimisha nta nubwo ibisubizo babiduha babiha pasiteri yego aho bagupimishiriza pasiteri aza akagufata ntuzi ivurira kujyanyeyo bakagupima kandi wowe ugataha ibisubizo babiha pasiteri aravuga ati utegereze n'injoro ndaza kukubwira niba ubwo bubaye cyangwa utakibaye ubundi exactly nuko byagakwiye kugenda usibye ko hari igihe higeze kuzamo amatekinike y'abantu bamwe umuntu akaba azi ko atwita agahita afata inkari za umuntu nawe ariko urumva nk'aho ngaho bakujyana utazi n'ivuriro bakujyanyeho none si iryo vuriro wajya kubitekinika ryayo gutwita se uzi ko bakoresha wenda gutwita icyo gihe wenda byaba ari ibanga ryawe keretse ariko ari iyawe n'uwo mugabo wenda aho ngaho ariko se pasiteri kaba bagendaho babafata ibizami muri kumwe koko uyu munsi se byakomeye ko ushobora no kugwa mu mutego wa pasiteri nawe abizi nawe ahubwo indi twita ari iki ko tugeze ahantu bikomeye aho ngaho haba hajemo indi gusa mu buryo bwagutse buri vaste idini ryagakwiye nyine kubapimisha noneho hakabaho gufata umwanzuro wabagiye gukora mariage ubwabo bombi kuko uyu munsi yo boss kwafata decision akavuga ati ngendemera kubana n'uyu mushiki wanjye ntago tuba turi gukora iyi nkuru ku mpande z'idini ndazishyigikiye urarishyigikiye ariko noneho reka twibaza mu by'ukuri ubundi twisanze aha hantu gute abantu bitwa abakristo bageza ku gihe idini rigomba kubafata rikajya kubipimishiriza abo ubwabo n'uvuga ngo nta cyizere kigihari kandi bitwa abakristo ni ngutwe twisanze aho hantu twayisanze igihe mama na data batubyaraga bakatubyarira mu byaha nk'uko Dawidi yabivuze siko kuko ikiremwa muntu umukobwa araza gukora mariage burayevo impamvu ituma umuntu akora mariage niye kuri we n'igiti cye siko kuko abantu benshi bakora mariage mu buryo bugize gute butandukanye hari ukora mariage akavuga ati mbongewe fa kube vode gusa mubonye kama mbaye sinjye uzararota hariya ngo bigize gute mace yambikanye uyu muntu rero yakora uburyo bwose akubeshya babiri bangahe se bajya gushyingirwa azi ko matrice bayikuyemo ariko kaza nakubwira ngo aratwite oya ave mave arerere ndabizi cyane nyine nicyo nikubwira icyo wigikomozaho uko nzi umuntu by'inshuti yanjye byabayeho nawe bimenya neza habura iminsi nk'itatu uwo yagize amahirwe ibintu byose byarangiye abandi aragushushanya bati paka wanagera mu rugo ati sheri nagiye mu butayu bambwira ikintu gikomeye ubu tuzifuze bambwiye ko ari umudamu dusenga nawe abizi ko bamuroze tikarese yanjye yimanitse mu ntuza mu giti cy'umuvumo ariko iyi si dutuye ngo twabyisanzemo tutabyisangamo gute twisanze aha hantu tutabyisangamo ko umuntu agutekinika kuwa mbere akagushingira ihabara rye tutabyisangamo ubu se ugira ngo Bosco ntiyari arunyoye yaragendesheje da usibye ko abantu batera ntiyari arunyoye abantu badashaka ko abantu banavuga yagiye kuba nderera abandi ibaze nderera abandi kabiri banamuzaniye banamworoje bamworoje sibyo kandi ucyumva inkuru wakumva ko Bosco ari umuhemu ariko umugabo wemeye gutanga inkwano ze akajya mu murenge we uri kumva akanga mariage ubwo urumva batarimo ikibazo urumva hatabarimo ikibazo gikomeye cyane sibyo abajene nabo bakwiye kumanza kwicara buriya umbaje ikibazo cyiza nk'umunyamakuru ngo kuki twisanze muri ibi bintu turakora iki wenda twe twacitse rwarambutse ariko natwe hari experience y'ubuzima dufite nawe udukurikiye hari experience y'urugo ufite turakora iki buriye vo abantu benshi niba uri umusore ukaba ugiye kurushinga urugo ukaba ukigiriwe amahirwe yo kuba ufite mama wawe ukaba ufite amahirwe yo kubona papa wawe niwumva papa wawe cyangwa mama wawe akwatuye ijambo akakubwira ati mwana wanjye imbariza mu ruho ishakira ku ruho uri kumva sibyo so umugano ubwo uciye neza ra simbizi ariko ni hafi aho ngaho niba ninshakira mu ruho ntibaza sinzi uko ngo ntibaza amoko hari uri kumva papa wawe akakubwira ati ariko mwana wanjye numva ndi kururuma uzi ubwenge wagenza gake waba ufashe feri kuko niba hari abantu bafite mu mboni zawe connection yo mu mwuka n'ababyeyi bawe barimo
mama wawe nakubwira ati ariko mwana wa uyu mukobwa aranduruma ushatse wafata feri. Ubu tugeze mu isi ivuga ngo aha ngo ntibakwiye kutwubakira, ariko abenshi after yo kugerayo bamaze gutambika rimwe kabiri gatatu sha bararogereta. Naraye numvisha ikinamico uri kumva ijya kumera nk'iyi ya Natasha. Buri abantu benshi bandika amakinamico baba bari gukina ubuzima bwa buri munsi. Evo ku kintu cyitwa mariage, yego ni ikintu kinini uri kumva, kinini noneho bikagera mu byitwa abanyamadini. Uzi ko aya madivorce menshi ariho, ukoze research wasanga percentage nini ari y'abanyamadini bakoze amadivorce. iki cyo nukuri kuko bisigaye biteye ubwoba. Kubera iki? None seretse nibyo fata abangaba baza birwa kuri social media abatwakira umunsi ku munsi batanga ubuhamya bose se bafite amadini babarizwamo. Ngera ukuntu njya mbakira kandi yose namanza kubategani dushyira imbere y'Imana ukumva uburyo azamuye misengesho ntago agize vuba. Yavuga ko abati bundi wajyaga utabajije ko hari abantu baba bakwiye kubaza Imana, sibyo? Rero iyi nkuru y'uyu mushiki wacu ahubwo muratubuza kuyivuga kubera iki ko yagakwiye kubera isomo abandi bajeni bari inyuma. Kuki mwumva ko twayiceceka? Nge nanashimira Natasa kuba yaravuze byamuhaye umutekano. Buriya se? Yes. Uyu munsi uri kumva guzafata decision yo kumushaka azagenda muzi neza exactement iyo abandi bajeni nabo bashakaga abantu bazi neza bakabakira. Ahubwo kudoshapo kuri Natasa kuba yarabivuze ataza no kujya kwihererana mu ngo yumve ko byacitse, yumve yihebye uri kumva, yumve ko ari muri societe tumwakire, kumve ko ari umuntu wacu, numva yanamurambagiza kuko hejuru y'ibyo ngibyo arushobora kuba ati ngenge kubakana nawe urugo. Sibyo cyane kuba yarabivuze, ahubwo ngiye numva aricyo kintu cyaba cyiza, sibyo? N'abamutera amabuye musigeho, nabonye abadamu benshi birwa bamuvuga oya, sibyo? Ahubwo uyu niwe agakwiye kuzabamo umukozi w'Imana. Ko hari amakuru mfite se ko bafite message ko nyuma y'amezi n'Imana izamugira neza. Natasha se? Mu buhe buryo? Mu buhanuzi. Muzatungurwe no na nyuma y'amezi ane ko agiye gukora test agasanga ari muzima. Ibyo bintu se? Ati ibyo bintu cyangwa ni prank sha ugiye kudukina? Oya, prank y'iki? Nibizana batungura. Gasanga yarakiza se? Yes. Sharoba. Iyo nindi ngingo. Nindi ngingo nyine tuyitegereze. Sindi guhanura ndi kuganira uri kumva? Ariko nabyo nibizabatungura. Okay. Roba ntekeza ko ubwo wenda hari abafite ibyo bagomba kwigiramo. Yego. Isomo rikomeye niri ubona. Isomo riri muri izi mariage. Reka mbwire ababyeyi. Mbwire abajeni bashaka kukushinga ingo. Mubyeyi niba uzi ko ugiye gushyingira umwana wawe, sibyo? Yego. Ukaba ubizi ko afite umwana yabyaye hanze, mukabihishira mukanga kubwira mwa partenaire wanyu ngo mumutegure icyo gihe, niba nabivamo abiviremo rimwe, mukabihishira ngo muri gushaka ubukwe. Cyane cyane ababyeyi baba mama bakunda ubukwe cyane, bakumva ko bahawe ishema no gushyingira, ariko nabwo gushyingira utazaramayo wabireka. Mubabwiza ukuri, ntago umubyeyi yayoberwa ku mukobwa we yabyaye. Ariko mbona mugana hari abantu birukira mu bukwe, birukira kwambara ikanzu. Ibindi ntumubaze. Ariko se ntatekereze nyuma yayo. Hari n'abatakaza ubutunzi evo bakishimira ngo kwambara ubukwe. Kuko ubonye umukwe ugahita ujya guhisha umwana kwa mukuru we ikanarangi. Hazahora umuhisha. Ubwo uzahora umuhisha. Ko hari umwana azakwaga bati kajye kureba mama. Ari naho biteza aya makimbirane n'aya madivorce. Niba baje kurambagiza umukobwa wawe ukaba ubizi ko umukobwa wawe ari indaye, bwira umukobwa ubwato umukwe. Ngiye burareka nkubwire. Ndashimira amabukwe. Ashaka bumva ibintu yabikubwira, ahubwo yakubwira ati nako no gukora ibishoboka byose akanagutwerera cyane ati. Ureka kamanze shimire mabukwe. Ngiye njya gukora ubukwe hari ikintu yarambwiye ati mwana wanjye iki kintu. Uri kumva? Ndavuga ati bye mukecuru. Nukuri reka mukubitire sale yote, sibyo?
urumva uwo ni umubyeyi muzima harambwa ati iki kintu rwose iki ngiki cyo uzakihanganira uzakisiporute ni umwana wanjye ndamukunda kandi koko kugeza n'uyu munsi ni ukuri ndamushimiye I salute sibyo kutseka sevo reka tujye tuganira n'ababyeyi babe bazima urukumva babe open niba ubonye umukazana uri kumva mwakira umubyeyi atari ku muhungu hari umwana wamaye ubuhamya ejo bundi hano si umwibuka hambwa atari ku mukuru w'umugabo wanjye hambwa ati nubwo ugiye kumushaka ugiye gushaka inzererezi ejo ntuzaza ugira gute undiraho urumva uyu ni umuntu muzima sibyo kora ubushakashatsi wenda hari ushobora kuguteranya kubera ishyari n'iki byose nabwo birashoboka mu bantu sibyo ariko hari igihe umuntu akubwira ukuri fata ibyo bakubwiye nawe ugenzura usesengure hari umukobwa umwe yigeze kutsetsa yarambwiye ati ngewe umuhungu naramukatiye kandi twari tugeze kuri finali sanze afite abakobwa 4 atereta tuziranye sha namwereka inshuti yanjye kuwa kana ati umuhungu umugabo wazi kurongora fresh uri kumva ati nkagira ngo nukuneranya ariko nkoze ubushakashatsi ko sanga koko arabizi kuko babikoze bakabyumva uyu munsi ababyeyi mugiye gushyingira mumanze mubwiza abana banyu kuri munabigishe iby'ijambo ry'Imana mubigishe hari n'ibintu byinshi cyane evo hari ibintu byinshi bigenda bisenya ingo sibyo muri iki gihe buriya kera mariage zabaga ziryoshye uyu munsi ujya gushaka umugore ugasanga abagabo bamuziritseho imbere barenga 30 kandi niko banafunguye n'amarembo sinzi niba uri kunyuma neza urabona iyo nk'abayobozi bakuru bagiye gutaha ibirori kwa kundi ubwo turatashye ku mugaragaro n'abandi mubwiza ababyeyi mubwiza abantu kuri sibyo niko ngiye gushyingira bagiye kunyambika ikamba Imana iranabaye ukajya gusimba mu rusengero iragutabaye ariko manzi umenye ngo umuntu ugiye gushyingira nini agazakugarukira bakobwa mubwiza abasore barambagiza bagati mama numuroza akoraho rikaka akujyana biza bagati ngiye nafashe umwanzo nago kuko numugezayo kuwambera agasanga koko niwe ariko nawe wanze kubimubwira icyo kintu kizasenya umuryango turi kugendana yego hari abantu bashaka uri kumva evo ugakunda umuntu bya mariage byo nibinini amoko yacu ya hano y'abanyarwanda bagira bahishira ugasanga umuntu yanze kubana na mugenzi we uri kumva sibyo hari abantu rega batarayakizwaho hari abantu batarayibikizwa sinashingira muri aba ngaba kundo nari ibintu bibabaje umuntu ari mu idini ariko n'ibyo byose arabyicaranye mu rusengero buri munsi baratera ari muri aratendereza azizo pa ariko cyagera ku kintu cyamo akabataho nago nakemera kujya mu ijuru ndabanyigundiriye Imana irihangana kabiri bakobwa namwe basore mubwize abasheri banyu kuri ubusure ba nk'iki kintu cyabaye kuri Natasha iyaza no kuba yarabaye open akabwiza umugabo we ukuri imbere nta n'ikibazo cyari kugira gute kuhaba ariko umuntu bapfa kumurambagiza kwa mbere mbonye ubukwe agahita shyuha please kabiri mumanze mumenye abantu b'Imana icyatumye uwo muntu aza gukora mariage sinzi nimunyumva neza cimire na leta hari itegeko nabonye ejo bundi basohoye vo sibyo rimeze rite bari kuryigaho menya bazarishyira mu bikorwa iracyari mu mishinga iracyari mu mishinga ariko reka tunabatume nk'abanyarwanda dutanga ibitekerezo sibyo bazigane n'irindi njya mbona ribaho ry'ihohotera ku babyeyi ibi bintu by'abasore bajya gusezerana ataye abagore batatu ngo nuko ngo batari barasezanye bagahita babafata nk'indaya bazakigeho neza umuntu ukaba wabanaga n'umugore mubyaranye rimwe kabiri gatatu uri kumva ejo ukabugiye gusezerana n'undi kandi hari undi mwabanaga kandi hari undi muntu mwabanaga mubyaranye kabiri umusozi urabizi ko yari umugore wawe havutsemo ikintu runaka muri ibi twahoze tuvuga swati udufaranga turaje swati donc hari impamvu runaka itumye ugasanga uyu muntu ari kujugunywa uri kumva kandi nari nibyo mwari mwarashakanye nibyo mwari mwarashakanye kabiri hari uburyo bwo bari kubashushanya ngo bari kubandikisha mu murenge bagaheruka basinya n'ikaramu gusa ntihongere kubabona ibi bintu nabyo leta izabyigeho nkuko yize kuri bantu bajyaga baza gukora mariage n'imitungo batamukoze mariage n'abagabo si babagaho se cyane yego Roba urakoze cyane yego reka tugushimire kuri iki kiganiro ibiganiro byacu byanakagaruka shalom shalom